Muraho neza, turabasuhuje nk'ibisanzwe tubahaye ikaze kuri Mubwire TV, amahoro y'Imana abane namwe. Ushobora kuri mushyashya ukibaza ngo ni ibiki tubwira abantu? Nta kindi kintu tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubabwira ko ari ingenzi, ni ukubabwira ko ari ab'umumaro. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bagiye bakomerekezwa n'amagambo atari meza, bafite ibikomere, bakeneye abantu babereka urukundo. Twaravuze ngo nka Mubwire TV nicyo kituzanye, kubwira abantu ibyiza, kwereka abantu urukundo, kubakorera utuntu tw'udusiripurize, umuntu akishima, umuntu akongera kugira icyanga cy'ubuzima. Ni ibyo rero dukora, nibyo tubwira abantu. Tubonera no kubabwira, hari abo wifuza gushimira, hari abo wifuza gukorera siripurize, kumubwira ko umukunda, uraduhamagara kuri nimero zacu ziba ziriho, ukatubwira ngo mumfashe uyu muntu tumutungure, uyu muntu tumunezeze, nawe arusheho kwishima. Ibyo rero nibyo dukora. Namwe rero abantu mwakoze subscribe, ndababona umunsi ku munsi abantu muri kuza, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Bantu mubana natwe, bantu mukurikira ibiganiro byacu, ni ukuri muri ingenzi kandi muri ab'umumaro. Reka rero mbanze mbarangira ahantu mwakura ibintu by'ubwenge, abantu mukeneye kwambara neza, abantu mukeneye kudodesha imyenda myiza, nta wundi wabakorera usibye Grace. Nimero ni 0788509573. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, aragufasha akakudodera imyenda myiza, uri mu Rwanda, uri mu ntara, uri hanze y'igihugu, n'umwenda rwose arawukora. Upfa kuba ufite uburyo uzakugeraho, Grace arawukora neza ukazakugeraho kandi ugasanga ni mawe. Hanyuma abakeneye kwambara neza namwe imyenda ya caguwa, amakanzu meza, nta wundi muntu wabafasha usibye Nunu. Nimero ni 0788707835. Nunu wamwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamuhamagara, akorera muri Shike. Winjire kuri muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera. Nunu afite imyenda myiza, arabafasha mukambara neza, mugasa neza ndetse mukaberwa. Hanyuma umuntu witwa Fabiola nawe abafasha ku bijyanye n'imodoka. Ukeneye imodoka nziza zijyanye n'igihe za hybrid, aragufasha imodoka ukayibonera ku gihe. 0788133097. Fabiola uramuhamagara akagufasha, akagusobanurira ibijyanye n'imodoka. Hanyuma Yvette nawe, abantu mwifuza gutegura mu rugo amavaze meza, indabo nziza, umuntu uzababwira ibijyanye no mu rugo rwanyu ko hamera neza, Yvette nawe arahari ku bwanyu kugira ngo harusheho gusa neza. Nimero ni 0788651258. Yvette wamuhamagara, Yvette wamwandikira ukamusobanuza ibintu bijyanye n'indabo akagufasha. Hanyuma rero abantu mukunda ibiganiro byacu, abantu munyandikira inbox mukambwira ngo courage. Hari abashuti banjye benshi basigaye banyandikira bakambwira ngo narabatunguye, ntago hari babonaga ko nabishobora, ntago babonaga ko ibi bintu nzabishobora nyine, ariko Imana yaranshoboje kandi iracyakomeje kunshoboza. Ndabashimira rero cyane cyane, kandi ibitekerezo mumpa, courage mumpa, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero namwe bashyashya, ni ukuri mwarabibonye ko uko twatangiye naho tugeze, dusigaye tugenda tugabanya iminota tugakora ibintu bikeya, ariko kugira ngo mubashe kumva neza message dutanga. Ntago dushobora kurenza iminota 10-15 kuko abantu benshi barambirwa n'ibiganiro birebire, ariko dufata content ntoya tukaganiraho, tugatanga ibitekerezo bikeya kugira ngo ubashe kuryoherwa ndetse ubashe kumva ikiganiro cyacu ukirangiza. Hanyuma rero umuntu utangira ikiganiro cyacu ukakirangiza, Imana iguha umugisha. Nawe ufata ikiganiro cyacu ukacyumva ukakirangiza, ugakora share ukagisangiza n'abandi, Imana iguha umugisha. Hari n'ukora share yarangiza akagishyira no kuri stati, ndabazi tubiziranyeho. Namwe mwese Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero tugende n'utuntu dukeya tugiye kuvugaho, hanyuma ntago mbarambira, ntago mbatindira, kandi murarushaho kuryoherwa. Wakwibaza ngo niki rero uyu munsi tugiye kuganira? Nkuko mubizi hano ni kuri Mubwire, mbararikira kubwira abantu ibyiza, mbararikira kwereka abantu urukundo, mbararikira gukora ibyiza byatuma umuntu yongera kuryoherwa. Abantu benshi usanga bakeneye abantu babakunda, abantu bose, nta n'umuntu utabikunda. Nanjye ubwanjye nkeneye kwereka urukundo, nanjye nkeneye abantu babinyereka, nkeneye abantu babimbwira. Nta muntu n'umwe rero udakeneye kubwirwa urukundo, nta muntu n'umwe utakeneye kwerekwa ko akunzwe. Ibyo rero ni iki cyagufasha kwereka umuntu ko umukunda? Uribaza ngo ese ngo nakora iki? Mu bintu rero ushobora kwereka umuntu ko umukunda cyangwa umwitayeho cyangwa kumuzirikana, harimo ikintu cyerekana kumuha impano. Ibintu ugomba kwitaho, ubu ngubu ngiye kubereka ibintu ugomba kwitaho mu gihe uvuga ngo kame uyu muntu ndamukunda, uyu muntu mfashe umwanya wanjye ngiye kumugenera impano. Ibintu wakwitaho kugira ngo utegure impano ugenera umuntu. Icya mbere warebaho, ugomba guha umuntu impano izaramba. Impano ni urwibutso.
impano ni souvenir, impano ni ikintu umuntu ahora areba akavuga ngo Sylvie yarakoze, kanaka yarakoze. Icyo gihe rero ugiye guha umuntu impano banza urebe uvuge ngo iyi mpano izaramba, nayirambana uko azajya ayireba, uko azajya ayikubita ijisho azajya avuga ngo uyu muntu yarakoze. Icya mbere ugomba kwitaho mu gihe ugiye guha umuntu impano, mu gihe ugiye kwereka umuntu urukundo, ukamuha impano, ukamugenera impano, murebera impano izaramba. Icya kabiri, ugomba kwita ku bintu umuntu akunda, ugomba kwita ku byo akunda. Ntujye guha umuntu ibintu rwose bitamunezeza. Nimba uzi ko nk'ubu mfite umushuti wanjye umwe witwa Dudu, ndamuvuze, ariko akunda indabo. Impano yose wamuha ndabizi neza ushyize mu rurabo arushaho kuryoherwa. Ntibivuze ko ikindi wamuha yacyanga, ariko harimo indabo birushaho kumera neza. Mwanjye rero ngewe indabo si ibintu byanjye, nyine nazifata kuko uzimpaye nkabiha n'agaciro kuko wantekereje, ko ndeba icyaguteye kunzirikana. Ariko impano y'ururabo ngewe kuri nge ntago nayiprefera cyane, kuko impano nanjye mba nshaka za mpano zimwe ziramba, za zindi nzahorana. Ariko ari ururabo wenda ruri muri vaze ruteretse aho, ni urugero rwa rundi uhora ureba ukibuka ngo uyu muntu yarakoze. Umuntu rero iyo ugiye kumuha impano wita ku byo akunda. Urwo ni urugero nari ntanze kugira ngo ujye uzirikana uvuge ngo uyu muntu akunda iki, uyu muntu azirikana iki. Twiga muri segonderi abantu twari tuzi neza ko bakunda imipira y'imbeho n'inkweto, ukaba uzi neza ko umuntu azanye varize nta kindi kintu kiberemo, ashaka kuzaba ari smart gusa, kwifubika imipira myiza akajya anambara n'inkweto nziza. Ni urugero, ibyo nibyo abantu bakundaga. Rero nimba ugiye guha umuntu impano, yizirikana cyangwa wite cyane ku kintu akunda. Ibyo bizagufasha kuba uwo muntu uhaye impano azarushaho kuryoherwa n'impano agize gute ahawe. Ikindi kintu, itondere guha umuntu impano ngo umuhere impano nyinshi icyarimwe. Impano nyinshi iyo uzitangiye rimwe wazivangavanze, zimwe ziteshwa agaciro. Ntabwo mvuze ngo ziteshwa agaciro, ko zimwe ntabwo zihabwa agaciro nk'izo zikwiye. Ahubwo byaba byiza wenda ubishyize mu byiciro, bikaba byiza nyine izo mpano uzishyize mu byiciro. Apana gufata impano ngo uvangavange. Ni byiza, hari umuntu byaryohera, ariko hari igihe ahugira muri ibyo ntabashe kumenya ngo avuge ngo uru rukweto uyu muntu namuhaye rurasobanutse cyangwa rurahenze, kugira ngo nawe aruhe agaciro. Wenda iyi parufe namuhaye ni iy'agaciro. Kubivangavanga rero, ufashe parufe, ufashe amavuta, ufashe ibyaye byose, wenda hari igihe biba bikenewe, ariko bitewe n'igihe umuntu ushaka kumuha ukibanda ukavuga ngo nimba ari mu byiciro, wenda umuntu ushaka kuzi ko n'uyu munsi wamuha impano n'ejo ukamuha impano, biterwa n'umumaro afite mu buzima bwawe cyangwa n'agaciro afite cyangwa n'ubushobozi nawe nyiri kugena impano ufite. Ibyo rero byose birashoboka. Hanyuma rero ugomba guhitamo igihe cyiza n'uburyo bwiza bwo kuyitangamo, kuko tuvuga urugero, ntabwo umuntu yagize ibyago, umuntu yiburiye umubyeyi we, ngo uzanye impano, ngo umuzaniye keke, ngo yanditseho urugero ngo congratulation. Ni urugero. Ntabwo umuntu azaba ntabwo azaba yagize ari mu bintu byo kujagarara, wenda ubwo yafite ibintu byamuhombeye ngo umuhe ibintu mbese bijyanye n'ibintu by'ibyishimo. Oya, bigusaba kumenya uburyo bwiza impano uyitangamo. Ese uyu muntu ari mu bihe byiza? Ese uyu muntu igihe arimo ni igihe cyo kuba namwereka urukundo nanjye nkamuha impano? Impano ishobora kuba nziza, ariko bitewe n'uburyo uyitanzemo bikaza kugira gute guta agaciro. Nibyo nababwira, ushobora guha umuntu impano nziza, ariko uburyo n'igihe uyimuhayemo, iyo mpano bwa bwiza bwayo ntibugaragare, ahubwo ikaza kugira gute, ikaza kugira gute guta agaciro kayo. Bitewe n'iki, umuntu yibereye mu bibazo, umuntu ararwaye kwa muganga, ararembye, umuzaniye impano itajyanye n'igihe harimo, icyo gihe tabatise nk'uyu ari mu bushinyaguzi, umuntu ari kunyirataho, cyangwa wenda umuntu ararembye ari muri koma, wowe uje ufite za gift wafunze, abazabiri bazavuga ati uyu muntu ni umushinyaguzi. Impano rero ntuzanatanga impano. Ikindi, hari abantu ushobora kureba ugasanga wenda umuntu yagize umunsi mukuru, yagize isabukuru, hakaba hari inshuti ze nk'ebyiri zamuhaye impano. Nawe kuko uri inshuti ye kandi mu by'ukuri wenda nta bushobozi ufite, nta n'uburyo ufite, ariko kugira ngo nawe uhatane, ugaragaze ubushobozi cyangwa wiyerekane nawe mwane, ugasanga nawe utanze impano kandi mu by'ukuri ntabwo bikurimo, ntabwo wabiteguye, ahubwo ni nka competition nawe ugaragare. Rero ntabwo rwose iyo mpano, nubwo uwo muntu byari ukumufeka nyine atazi icyo ugamije,
ariko iyo mpano mpamya ko n'imbere y'Imana hari kubizera Imana nta kintu waba wandikishije. Kwa kundi ijambo ry'Imana ritubwira ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ntekereza rero ibyo bintu wakoze wiganya abandi, simbizi usibye ko hari umuntu atubwiye ngo Imana ireba icyateye umuntu, nawe ubwo icyaguteye gukora icyo ubwo n'icyo Imana yareba. Ariko ujye utanga impano ubikuye ku mutima kandi uzi icyo bisobanuye, uzi n'igihe umuntu arimo. Icyo gihe bizagufasha wowe kurwanya iruhande ndetse bifasha n'uwo muntu wahaye impano. Rero ibi ngibi impano ni nyinshi waha umuntu, ariko mu rwego rwo kuvuga ngo turi kwereka abantu urukundo, turi kubereka ko tubashimira, turi kubereka ko ari ingenzi, turi kubereka ko ari abantu twitayeho. Hari ibintu byinshi abantu bakunda, nababwiye ko ari ngewe ubwanjye ntakunda indabo, ariko si bivuze ko nanjye nanazanga, ariko ntabwo ari zo mprefera ku buryo umuntu yambaza ngo nzaguhe impano urugero ngo mpite mvuga ngo ururabo. Oya, hari abandi nabo wabaza ngo nabaye urugero rwo mushuti wanjye akahita batumva indabo, ukaba ubizi neza ko ikintu cyose wamuha hagomba kubaho hariho buke nziza. Rero umuntu hari impano nyinshi waha umuntu, kandi impano zigira ikintu zongera kubaka mu muntu, zigira icyizere zongera guha umuntu, ziri mu bintu byongera gutuma bivuga ngo uyu muntu arantekereza, uyu muntu aranzirikana, uyu muntu ndetse arankunda, uyu muntu yafashe umwanya we yigomwe, ndetse si n'umwanya we n'ubushobozi, kuko ntiwatanga impano nawe utafite ibyo wigomwe. Hanyuma rero mu rwego rwo kubwira abantu ko tubakunda, mu rwego rwo kwereka abantu ko tubakunda, mu rwego rwo kwereka abantu ko tubazirikana, ndetse no mu rwego rwo kwereka abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu, ni ukubagenera impano. Ibi rero byari ibintu byagufasha kugira gute ugomba kwitaho mu gihe ugiye gutanga impano. Ndabashimiye cyane ndetse ndabakunda, mukomeze mubane natwe, mukore share, mukore like, mukore subscribe, ibiganiro byacu birushaho kugera kure. Amahoro y'Imana abane nawe.